murakoze. Njya kubasobanurira ku mikoreshereze ya kontorora. Abantu benshi bazi ko ino kontorora ubushyuhe ishyize 37 wenda n'ibice 7 cyangwa se ibice 8 kari bwo bushyuhe bugomba kuba bwavukisha imishwi. Ntago ariko bimeze, haba hagomba kubaho icyo bita amaregirage, kuko ubushyuhe butangiye bukamura ige mu gihe ryagiye gitangiye gukamuka, ikinyabuzima gitangiye kubaho cyangwa se gitangiye kugira ubuzima buzima. Cya kinyabuzima kiba kigomba kujya gute kugabanyirizwa ubushyuhe, kuko ubushyuhe bwatangiye bukamura y'amazi yatangiye gukamuka, buba bugomba kugenda bugabanyuka kugira ngo cya kinyabuzima cyatangiye kwirema kitazajya muri risike yo kuba cyagerwaho n'ubushyuhe bwinshi. Niyo mpamvu rero nababwiye ko iyo standard cyangwa se ubushyuhe bwa nyabwo utangiza mu magi ni ya 37 na bya bice 7 cyangwa se ibice 8 bitewe na zone uherereyemo. Noneho ku munsi wa 14 no kuvuga ngo nibwo bugomba gutangira amareglage, ukora bwa bushyuhe kuri 37 n'ibice 7 cyangwa se 8, kahita umanuka bushyuhe kuri 37 n'ibice 5. Noneho ku munsi wa 18 noneho cyangwa se ku munsi wa 19 zatangiye kumena amagi, nibwo noneho uhita kuri ya final standard cyangwa se ya last standard of temperature yo kuba wagira gute wavukishirizaho ya mishwi. Ubwo temperature ugomba kuhita uyishyira kuki kuri 36 n'ibice 8, kuzamuka kumanuka ni 37 n'ibice 8, kuzamuka igakupira kuri 37 n'ibice 0 byuzuye. Nuko bigomba kugenda. Temperature igomba kuba itari munsi ya 65, kuzamuka kujya kuri 75, kuko nibwo bushakashatsi twabashije kuba twakora tubona inkoko ziravuka wenda ku kigero cya 85%. Nkuko mubona ino mashini twe twashyizemo amagi 1000 tuvukishije amagi ajya muri 75. Mwumva ko iyo standard cyangwa se icyo kigero tuvukisha ni ikigero cyiza cyane buri wese yakishimira. Ngo tubashishikarije kuba mwasura channel yacu mukabasha kuba mwakunguka ubundi bumenyi bwinshi bwihariye ku bijyanye na incubation and hatching process. Murakoze, turabashimiye.